Okay guys, tuguhe ikaze kuri channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kugarura ikintu wasibye. Ushobora gusiba ikintu muri gallery cyangwa se muri file yawe utabishaka, ukaza kuba wakenera kukigarura nyuma, cyangwa niba wagisibye ubishaka ugashaka kuba wakongera kugisubirana. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, like, share na comment, wibuke gufungura inzogera utazagicikwa na video nziza tukugezaho. Urugero rero, reka njye muri file yanjye mbanze ngire ikintu siba, ndayifungura, njye muri image, tuvuge urugero ko ngiye gusiba iyi foto, iyi ngiyi natunzeho agafresh, ndaza kuyikandaho gutya, nindangiza mpite nkanda kuri delete maze nyisibe. Urabona ko ifoto yanjye yamaze kugenda. Niyo zaba ari nyinshi cyangwa se akaba ari video, nabyo ushobora kuba wazigarura. Hanyuma kugira ngo rero uze kuba wayigarura, uraza ufungure gallery yawe cyangwa se file yawe nk'ibisanzwe, nurangiza uze ukande hano kuri tuno turongo dutatu, tuno two hejuru hano natunze agafresh, uradukandaho gutya, numara kudukandaho uhita uza ukande hano handitse ngo trash, kuri kano kantu ko gusiba n'ubundi natunzeho udufresh tubiri, nurangiza ugakandeho gutya. Ukimara kugakandaho uraza uhita ubona ibintu byose wasibye, dore bahise banyereka ya foto nari maze gusiba mu kanya, urabona ko ariyo iri ku mwanya wa mbere. Hanyuma rero hano iyo wasibye ibintu bihamara iminsi 30 yonyine gusa. Buri kintu cyose usibye kiba gifite iminsi 30 yo kuba wakongera ukakigarura cyangwa se kuba wakongera ukagisubirana. Hanyuma rero hano ko ibi ngibi ari ibintu byinshi nagiye nsiba, ushobora kuba wagenda byose ukaba wabigarura. Urabona ko bari kutwereka ko hashize iminsi 30, kugenda umanuka iminsi igenda igabanuka, hano bari kutwereka ko hashigaye iminsi 28 kugira ngo byose bibe bimaze kugenda, ku buryo nta na kimwe ushobora kuba wagarura cyangwa se kuba wasubirana. Hanyuma rero ku buryo ushobora kuba wabigenza kugira ngo usubirane ifoto yawe cyangwa video, uraza niba ari imwe, uraza ukande kuri kano kantu k'akazero natunze agafresh, ukandemo gutya haze kano kantu ka V. Kuvuga ngo ushobora kuba ugiye kugisiba burundu. Iyo uramutse ukanze hano handitse ngo delete, uba ugisibye burundu ku buryo utazongera no kukibona. Hanyuma iyo uje ugakanda hano kuri restore, uba ugiye kukirestoringa kugira ngo ugisubire muri file yawe cyangwa se muri gallery yawe. Hanyuma kuko twebwe tushaka kugisubirana, turaza dukande hano kuri restore, ahangaha natunze agafresh, urakandaho gutya restore, bakubwiye ngo restore one file, wongera ukandeho gutya. Urabona ko ya foto yacu batubwiye ngo one file restored, urabona ko ya foto yacu yose igenda. Ni ukuvuga ngo tugarura noneho muri file yacu, tugasubira inyuma tukaza kujya mu mafoto muri image, urabona ko ya foto tuyisangamo yagarutse no kuri wa mwanya yari iriho, dore n'iyi ngiyi. Yizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugatanga nimba ari ikibazo ufite utubwira muri comment tukagufasha. Fungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video y'ubutaha.